hanyuma rero ikintu cyabaye Steven yaje kuzambwira ko we na Sia iyo zo babikemuye ubaganira neza ko yanamugenda amafaranga murimo azagenda yamwishyura gahoro gahoro kandi pe nongere mbigarukeho kuba Steven yarahaye ibintu Sia so ubwo ry'intani cyaha yakoze kuko yari yakunze kuko na Sia yarabyakiriye ntabwo ari ubutekamutwe n'ubugegera kuko yabyakiraga azi neza ko ari kwakira ibintu by'umuntu bazabana ahubwo umwanzuro Sia yaje gufata yawufatishwa nuko abona hari ibyo atazashobora yaba Sia ndamwumva yaba na Steven ndamwumva ariko sinemeranya n'umuntu wasohora icyo yaganiriye n'undi ngo agihereze isi igihe Sia yavugaga azi neza ko ari gusohora amarangamutima ku mukunzi we azi neza ko ari kubwira uwitwa umukunzi we bagiye kuzabana ntabwo yari abizi ko igitondo kinini kumbwira azabisanga ku isi niba yaranamusuye akamukorera iyo massage nibisanzwe ku bantu bakundana ntabwo yaraciye nk'amabere ahubwo ndagaya ndanenga ndamagana umuntu wakoze igisakira irego yo gufata ibi bintu byahiherereye akaza kubishyira ku karubanda ngo arimo gusenya Mutesi kandi asenyemo umutima wa Sia urwego rukomeye uburyo Sia yanahagarara akikubita hasi asenyemo umutima wa Sia kandi ngo yari azi ko ari gusenya Mutesi ngo ari kumushyiraho ko ngo ari ugambane yasira akamwandagaza ariko nubwo namupagani nagira n'ubumuntu nge nakwifata nkita hanze ndi gutukana nge se nakwisebya urumva nicyo twibaza niba nagize amarangamutima nk'umubyeyi avuga amagambo mabi ngatukana nkagira gute nari mbabaye pe ariko igihe cyarageze mabere amarangira n'ibyo bintu biranakemuka nta nibazo twari dufitanye ahubwo kumva ngo barapanze ngo ikintu ngo cyo gusenya Mutesi ukaza kumusenya ariko ugasenya n'umutima wa Sia ngewe ikintu mbona umuntu wakoze ibi bintu niba koko atari Steven nk'uko ari kubimbwira wari kundahira akambwira ko atari we ko yanyemereye ambwira kiriya audio yanjye ambwira umuntu yayihaye arambwira ngo umuntu yaramubwiye ngo se Pastor Mutesi we ntabwo yaba ari umwe na Sia urumva Steven yari kumurira nk'uko yari yandiriye mu kurya amafaranga undi aramubwira ngo Mutesi ntabwo ari ku ruhande rwa Sia ngo yaranababaye ngo reka nkumvishe namwe mu biganiro twagiranye abagize gute ari audio arayimuha hanyuma ngo amavideo aya mwari kandi kagira gute gafunguka rimwe ariko Steven icyo mbona ashobora kuba ariko akundi wizera abantu ukajya ubaha ripoti y'ibyo urimo ibyo uganire na runaka ibyo ukoranye na runaka ibyo murimo ukabikora kumbi abo uri guha bakunda wowe ariko ntibakunda Mutesi cyangwa ntibakunda na Sia isaha n'isaha azabisenyesha Mutesi cyangwa bizabisenyesha nde Sia kabiri niba koko Steven aho uri ari wowe udukoreye ibi bintu naramwandikiye ndamubwira ngo yaba njye uzansaba imbabazi yaba na Sia uzamusaba imbabazi uratwanitse twaganiriye nawe mu bwiherero none ibyo twavuganye nawe tubisanze ku isi buri wese ari kudutuka ibitutsi ashaka bitewe n'uruhande abogamiyeho ijambo yambwiye yarandahiye andahira Imana ndahira abana ndahira iki ambwira ko atari ukoze ibi bintu ahubwo arambwira ngo na Sia ashobora kuba ari kukwishyira mu karo ukoze ibi bintu ngo ukaba warabihaye Bosco impaya kugira ngo amwandagaze Mana Nyagasani yampamagaye nibwo nandikiye Bosco none Bosco wamba bari ukankura mu mazi abira ukavuga ahantu uvanye ibi bintu kuko njyewe ndi ku rwego rwakubwira ngo ndagaze umuntu usibye na Sia jewe nta muntu nagambanira ngo yandagaze ukuvugwa nzi uko biryana rero nagize n'amahirwe nzi ngo niri audio yanjye yonyine iri busohoke bakomeze wenda bavuge ngo Mutesi yavuze sinari nzi ko inyuma hari audio ya Sia sinari nzi ko n'inyuma hari amavideo ntababeshe umutima warandiye narababaye kuko niba ushobora kwica umuntu ukajya umwica ukamubwira ngo ni Mutesi uri kukuniga umuntu wakoze ibi bintu ejo yakora n'ikirenze nyamara abanyarwanda nidukomeza kureberera ibintu nk'ibi nibigakomeza kureberera ibintu nk'ibi ibi bintu bizavamo ibindi niba umuntu ashobora guhemuka kuri uru rwego yarangiza akavuga ngo ni Mutesi ubikoze
mwizere ko ejo bazica n'umuntu bakavuga ko ari igihe ugize gute umwishe. Nibura ari urwango ari akagambane gashobora kwica imitima y'abana ba Siya, y'abavandimwe ba Siya, y'abakunzi ba Siya, y'umuryango wa Siya, warangiza ukavuga ngo ni Mutesi ukoze iki kintu. Biragaragara ko ejo nubona ibi bya Siya bitagize icyo bitanga, uzakora ikindi kintu kibi nacyo kigereke kuri Mutesi. Icyo mpamya nemera ko nababaye pe, nkanatukana nkavuga n'amagambo mabi, ariko hirya y'uwo mubabaro nasobanuriwe ukuri. Cyangwa ati mami nasanze ntabivamo, koko ndanigaye icyatumye mutuka. No mu message nkunda kwandikira Siya namubwiye ko ntamwanga kandi musaba imbabazi. Ariko umuntu wakoze iki kintu cyo kungerekaho dosiye imeze gutya, kandi biri mu matelefone y'abantu benshi, umuntu natumye kumenya aho ibi bintu byaturutse. Ko Steven yari yambwiye ngo numenya umuntu wabikoze, umuntu mutubwira turamuhemba, ndamuhemba amadolari 300 nindahiza ngiye kumurega uwo muntu. Ikigaragara ibi bintu bifitwe n'abantu benshi, kandi umuntu wawe yakoze ibi bintu niba waraye amajwi Steven, niba se yaraganiraga na Steven, ikigaragara ni Steven bakoze ibi bintu. Nagera kuri Steven akarira akambwira ati ndi imbere y'Imana sinakora ibi bintu. Rero yaba Steven yaba Siya yaba na Mutesi nge simbareba, ndimo ndareba ikintu Satani yari yateguye. Ese bo ko shimye ko mbizi n'umutima wanjye ko iki kintu atari ukuri, ubundi iki kintu iyo kiba ari ukuri koko ari nge wagikoze nk'umukristo, bona ari nkwiriye imbabazi, nkwiriye kubabarirwa, muri gushyirwa ku musaraba nk'abantu cyane. Pastor, kimwe mu bintu byababaje abantu, mu ijambo ryabaje abantu muri audio, wenda ibyo kuvugana umujinya n'icyo umuntu wese avugana umujinya, ariko harimo ijambo ryo kwita abantu ibirara, kwita abagore ibirara. Reka nkubwire bo wijana kuri. Yewe Mutesi ngira kwemera, ngira ikintu napfira. Reka mbisubiremo n'umunsi nzongera kugirirwa amahirwe yo kwicara imbere ya kamera nzabisubiramo. Sinemeranya, sinkorana n'umugore wese unyumva n'umugabo wese unyumva wihinduye ikiryabarezi, wihinduye tumukure tumukwete, wavuze ngo nzabaho ubw'amafaranga y'abagore cyangwa nzabaho ubw'amafaranga y'abagabo. Iki kintu yo sanga se yaragikoza kigambere ntago twari kumvikana. Iki cyo nkibabwiye bo, ndi umugabo natanga ubuhamya, narabwiriwe, naraburaye, narashonje, kandi nsonza ayo mafaranga ku isi ahari, ariko niga kunyurwa n'iby'Imana impaye, niga gukoresha amaboko yanjye, ejo nkabona cyangwa ejo nkabura, kugeza igihe Uwiteka agiye akubitamo agatonyanga mu byo nkora. Iyo mvuga ibi bintu mbivuga nk'umubyeyi ukebura, uragahura n'ibyago utagizemo uruhare, ariko se noneho tunabure n'ibyago twagizemo uruhare. Ntabwo nemeranya n'umukobwa n'umugore n'umusore n'umugabo batunzwe no kurya amafaranga y'abagabo, n'uwanduka n'ubikora, ariko twumvikane gukinisha umutima w'umuntu ukamurya utwe, ejo akazaza ku mbuga nkoranyambaga ari kurira avuga ko umugabo yamuriye, umusore yamuriye, ejo akazaza ku mbuga nkoranyambaga arira avuga ko umugore yamuriye cyangwa umukobwa yamuriye. Ibyo bintu sinabishyigikira. Untukanuke, unyanganyange, asi yaba yarakoze ibi bintu usibye na biriya bitutsi nari gushyiraho n'inkoni. Amoye yubahwe, ntabuye mu wundi yari afite, ubwo nuko yageze ahantu akabona urugendo rwa na Steven ntirwaharenga. Ko bikomeye. Ntabwo bo ikosa Mutesi narikoze ndisabira imbabazi, kandi ntarikoze singende. Ntabwo ndi umukiranutsi hoya pe. Ndi umunyantege nke, hari uruhande rw'intege nke mfite n'urw'imbaraga, nagira ibyiza nagira n'ibibi. Pastor, urabikomojeho ukimara kumenya ko Asiya na Steven bari mu rukundo, hari inama ki wagiriye mbere yo kwemera wenda mahitamo yo kuvuga ngo umuntu amahitamo naye niki, wabikozeho iki nk'umuntu? Ibyo nabivuze, nabikubwiye, nagerageje kubwira Asiya nkuri
nk'uko umubyeyi wese yavuga I'm sorry ndabizi Steven wenda byaramubabaje nagerageje kubwira Sia nturiya mugabo gutya na gutya ahubwo ndangije mbyumva na Steven Ugiye ko kugeza ubu nta n'ukuri ndi kwemera niba koko Sia yabwiye Steven niba ari umuntu Sia yabibwiye ati Mutesi yambuje Steven akajya kubwira Steven sinzo babivuze ariko ibyo nabwiye Sia byose byarangarukiye Steven yarabingaruriye na Steven nawe ibyo namubwiye nawe yaruhutse abibwiye Sia kuko nk'umuntu wari ubizi ko Steven atarakora divorce ntabwo nari kumva ko namukomera mu mashyi ngo nasenye kuko gusenya ni icyemezo cy'umuntu ku giti cye ariko umuntu wakoze iki kintu akaza gushyira hanze ibi bintu akabyitira Pastor Mutesi azakurikiranwe pe iki kintu ni ikintu kibibo aho umuzi ko Sia ashobora guhagarara akikubita hasi kirakomeye cyane kakuzi kubona ibintu by'ubuzima bwawe biri prive ukajya kubona ukabisanga hanze noneho byanduza izina ryawe biguhunga njyewe ndorohewe mwese ko yarakundanye na Steven yarakundanye n'isi mwese ibyo yabwiraga Steven ni ngombwa ngo bize kubwirwa isi ndetse ndorohewe kandi yemerewe gukunda reka none se ntiyemerewe gukunda uretse ko wenda n'abantu bashyira hanze ibintu by'abantu ntiyemerewe gukunda se ubundi se mbabazi icyaha yakoze ni ikihe ni ugukunda cyangwa ni ukureka gukunda urudashoboka ngo icyaha yakoze ni uko wamuroshye namuroshye se njyewe ninjye mahitamo ya uzi ko no kuva nabi inshuti na Sia nta na rimwe ndamurangira umugabo ntabwo uramutungira agatoki ntabwo nta na rimwe ndakora icyo kintu kuko Sia nigeze anyereka ko ashaka umugabo kandi buri wese agira aho agarukira ku buzima bw'undi muntu kandi nta nubwo yagombaga kungisha inama ngo akunde Steven cyangwa ngo amureke gusa ibyo yambwiye yaramenyeshaga nk'inshuti ye nanjye ntera comment ku mahitamo ye nk'inshuti ye ariko mu by'ukuri si jye wamuje na Steven yabivuga ubwe na sinze yabyivugira nta n'uruhare nagize kugira ngo amurambagize nimero yari ayifite baravuganaga ibyo bapangaga barabipanganaga ibintu uko mwumva mumerewe mu mitima yanyu nanjye nikomerewe mu mutima wanyu ariko ikigaragara ni kakagambane nyine ni kakagambane Pastor wenda nyuma yuko nubundi nkuko uri kubivuga abantu bagiye bavuga yuko ari we wagambanye n'iki ariko wenda uravuga yuko ari ibintu byari bigamije kugira ngo bisenye wowe ndetse bisenye na mama Sia imwe muri chaîne zinakurikirwa n'abantu benshi hano mu Rwanda hari ikiganiro cyanyuzeho umwe mu bari bakirimo ari kuvuga ko Pastor Mutesi agomba gusaba imbabazi abanyarwanda izo mbabazi urazisaba kamubwire bwo ikiganiro mu masharene yakoreye ku isimbi icyo ushatse kuvuga yego amasharene nawe yahubutse nk'uko nanjye nahubutse nyine yahubutse nk'uko nanjye nahubutse natangira gutuka Sia nzi ngo wenda ibyo bari kumbwira ni ukuri ariko urumva mu masharene ntitwaganiriye Sabe ntitwaganiriye nta n'uwambaje ukuri kw'ibyo bintu ngo nkumubwire kuko mu masharene ibyo avuga bibaye ari ukuri nagakwiye kuba nazisaba kuko ari njyewe nararoshye ibyo byose avuga narabikoze nazisaba ariko kuko ibyo avuga atari ukuri nta mpamvu wowe icyo wavuze cyangwa unemera nuko Sia icyo gihe mwavuganye ukamusaba imbabazi rwose bikarangira icyo nemera ko
nkimara kumva narakariye Asiya twabonanye nagiye iwe urumva rega n'umujinya ngirana wa kibyeyi niwa nagize umujinya ariko bihita birangira none nyuma yaho sinajyanyeyo abantu b'itoro rya Solution nge wabatwayeyo twanitanze ngo dusurasiye ariko ubwo urumva nyirizina nagira ngo byibuze namuganiriza mbwire sibwo yanambwira arambwira ati bya nabonye bitavamo ambwiza ukuri akimara kubimbwira rero numvishe nigaye mu mutima ko namutukiye ubusa ko nababariye ubusa ko nawe afite ibyamunanije sinangombwa ngo mvuge ibyo yambwiye ahubwo ikibazo umuntu wafashe ibi bintu akaza kubisenyesha imitima y'abanyarwanda ninde ese ubu tujye tureka kuganira simpisi nese ubu bwo tuvuga ko kuvubayeho nta muntu uraganiraho n'undi muri babiri ngo ube wanamunenga ube wanamuvuga nabo wanamutuka ibyo abantu bose se ntibibabaho nugira umuntu ubwira wabaye ubwira wishimye ubwira byose ntacyo ntabwo wasamura amarangamutima ukavuga nabi nese ubwo ikosa ninjye wavuze nabi cyangwa ikosa niryo wafashe ibyo navuze akaza kubihereza isi mesaje bari gutanga se abo baziha zirabareba Pastor wenda reka nyarutse kugira ngo urekure kimwe maze nifuza ko tuza gusorezaho mu makuru mfite wenda ntarabonera gihamya neza nuko ushobora kuba wasezeye YouTube